Amazina ni Gatatu Divine Kayonga, mfite imyaka 20, ndi umukobwa ushima Imana, niga muri kaminuza mu mwaka wa 2. Ndi umukinnyi wa filime, cyane nagaragaye mu yitwa Secret Series. Nize muri primaire imyaka 6, njya muri secondaire tronkomeye i Kigali, section nayize mu ntara mu majyepfo mu Ruhango, ikigo cyitwa lycée de Ruhango Kirezi, mu ishami ry'icungamari, which is accountants I mean. Yeah. Kaminuza niga muri UK University of Kigali, nigamo ishami rya marketing. Urugendo rwanjye muri sinema ntabwo ari rurerure, na théâtre nigeze nyina niga, ntabwo nigeze nyine ikinamico, nta kintu na kimwe nakoze kijyanye na filime cyangwa kigaragaza ko nshobora kuba mfite iyo mpano, ntabwo nigeze mbikora. Rero byaraje gutyo boom, mbona nisanze ndi gukina filime, niyo ya mbere nari nkinnye, mbona ndabishoboye, nkomereza aho ngaho. My first time on site, ntabwo nari ntuje, naraye ntasinziriye kubera kumva ko ngiye gukina filime for the first time in my life. Abandi bantu batangiye ngiye gufatiramo hagati, urumva kujya guhura n'abantu utazi, noneho mugahura ugiye no guhita ubereka ibintu nk'ibyo ngibyo. Gukina filime urumva ko acting ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ugira ubwobamo ukavuga se ndabigenza gute, ndibwifate gute, nta muntu bita challenging ukuntu. Kuhagera amahirwe nagize ntabwo nakoranye n'abakobwa, ubundi umukobwa ku mukobwa ari ibintu birenze, ko uba wumva utazi ukuntu biri nyine uri busange yifunze yikomeje cyane n'iki. Njye nasanze rero set nari ngiyeho ari abahungu bariho, bisa nk'ibinyorohera ho gato, ariko still n'ubundi nyine ntabwo byari byoroshye. Njya gukina filime bwa mbere yari idea y'abashuti banjye, ariko ubwo urumva byansabye kubibwira mu rugo cyangwa kubimenyesha abavandimwe kugira ngo numve nabo ko babyumva. Narabamenyesheje, bambwira ko nta kibazo. Urabona niba nakubwiye ngo nta kibazo, ni go ahead, ariko idafite courage n'iki. Imbaraga nyinshi byansabye kuzishyiriramo no kumva ko nabikora cyangwa nabishobora. Ndagenda ndagerageza, ndabikora, mbona binagenze neza, ndabikomeza. Aho bigeze ubu ngubu navuga ko bishimishije, kuko nuko kumbwira ngo genda ugerageze, ntabwo nari nzi ko bizavamo kuvuga ngo wabikoze neza, courage, keep it up. Ariko byarangiye ari bo banshyigikiye cyane, babona ko ibintu nkora nabishobora cyangwa byavamo ikindi kintu kirenze ibyo ngibyo. Courage zo ni nyinshi, comment nazo ni nziza, na feedback mbi ndabona yanca intege kuri extent navuga ngo ibi bintu wabihagarika cyangwa nkanabitekereza. Mu by'ukuri ntabwo ari feedback mbi, zose inyinshi ni nziza. Mbere yo gukina filime na nyuma yo kuyikina harimo itandukaniro, kuko after all ntabwo abantu baba bakuzi udakina filime bangana n'abakuzi ugaragara ku ma screen y'abantu. Byarahindutse ubu, ndagenda ahantu nkumva umuntu aranzi, nari nzi ko ahantu ndi guca nta muntu n'umwe nzi. Hari n'igihe mba numva ko rwose ntawe niyo wandeba nkavuga ni ukukureba bisanzwe, nk'uko wahura n'umuntu akakureba, bikaza kurangira mbwiye ngo turagukunda, gukina neza. Nari nzi ko ngiye ari umuntu usanzwe cyangwa iki. Urumva ni ibintu biba byarahindutse, bituma hari ukundi kuntu umera. Nk'ubu hari ibintu wakora abantu bakuzi, hari n'ibyo wakora batakuzi. Kwitwararika, paying attention on anything else waba ugiye gukora icyo ari cyo cyose, ugakora attention kubera ko abantu baba bakuzi ari benshi. Umuntu ahindura ukuntu abayeho mo gato. Njyewe rero kubimanaginga ntabwo ari ibintu bingora cyane, biragora mo gato ariko ntabwo ari cyane, kuko nta nubwo biragera ku rwego bimbuza guca mu nzira ngo nimaca bahite bambuza gutambuka. Ndabimanaginga kubera ko ntago kuba nakina filime cyangwa nakora ikintu gituma ngaragara muri public bikuraho ko njyewe ndi Tessy. Nguma ndi real, nkora ibyo ngomba gukora, still nta kintu kinini nahinduye, nakomeje kuba njyewe.
actually kuba umustar cyangwa kumenyekana ntago bikuraho ko wowe uri wowe. N'izo opportunity n'undi muntu yazigira zitavuye mu bustar kandi mukaba munganya profit. Ntiyifate nkawe kumenyekana ntago bivuga kwihesha isura mbi cyangwa guhindura uri we. Kuba umustar ntabwo bivuga gukora ibintu biri different kugira ngo wereke abantu ko ukora ibintu biri different cyangwa uri uwundi muntu. Guhypinga abantu ntabwo bivuze guhinduka cyangwa gukora ibintu mu buryo bwo gushaka kwimpressinga abantu ngo ukore byinshi n'ibidafite umumaro. Simvuze ko abastar bakora ibintu bidafite umumaro ariko turabizi twese ko hari umuntu uhinduka kubera izina yamaze kugira cyangwa urwego amaze kugeraho. Ikintu rero nabwira abantu bose bumva ibintu nabi ko iyo umuntu amaze kuba umustar hari ukundi kuntu agomba guhinduka cyangwa hari ukundi wamufata, ntago ari byo. Ikintu nababwira nuko umuntu wabaye umustar abakiri umuntu, ibintu yababayemo ni abantu basanzwe, ntago aba yahinduye uko abayeho. Ubihindura n'ubushake bwe gusa, si ngombwa, ntago aba ari ngombwa. You keep being real, ntago ku bundi muntu bivuze kuba ari umustar. So we cool. Nta kibazo gusabye imbabazi naribi. Ako nyemerera nkubwire nk'ukuntu ashaka gukurasira. Ako bamugenga Karitasi ngo ni boss na Koberte Babylon. Iyo umagaritse angaye iminota yose mu by'ukuri bamva nta burenganzira mfite bundengera. Bro kubunkoresha ujye umenya ko bamenye nkuze. Ubundi nkahita ndenzaho ngo nta bushati bubi. Humura abana bambaye agashati keza nuko nyine nari kuba mfite umujinya. Tessy rero mu buzima busanzwe ni umuntu udakunda kwitonda, kubera ko kwitonda bimviramo kurakara cyangwa kumva mbabaye. Nta n'ikintu cyambabaje, rero ntabwo nkunda kwitonda. Nkunda abantu cyane, ako iyo ntarabamenya nibwo mbakunda cyane, kuko iyo umenya umuntu hari igihe umenya na defo ze bikarangira nyine bayi disappointed. Nkunda abantu, kumenya abantu bashyashya. Abantu nicyo kintu nishimira, nako ntabwo ubwo ari ikintu, ni abantu nicyo kintu nishimira cyane kurusha ibindi. Ikintu kimbabaza gusa ni iki, ntacyo, ntabwo ngira ibintu bimbabaza cyane, ntabwo nkunda kubabara. Umunsi wanjye uko umeze, mu gitondo iyo mbyutse ndabanza ngasenga, hanyuma nkajya muri dushe. Ntabwo nkunda kunywa icyayi mu gitondo, nkajya ku kazi. Iyo nkavuyemo kare njya kureba abashuti banjye tugaciringaho gatoya, hanyuma nkataha. Rero season 3 ya The Secret gutinda kwayo ni uko iteguye bitandukanye na season 1 cyangwa 2. Abafana bo bakomeze kwihangana kuko ntago nabo barabizi, ntago season 1 na season 2 twize dutinda bingana gutya, which means harimo itandukaniro muri season 1 na season 2 na season 3. Rero bitegura ibintu bitandukanye n'ibyo babonye muri izo season zindi zatambutse, kuko natwe ntago twicaye, turi gukora kandi ibintu byiza bizabanyura. Biranshimisha ko naje gusanga nta n'ikintu nkunda nk'umufana. Umufana bari ibintu birenze, uzi ko umuntu mutaziranye appreciating ku rwego ashobora no kukubwira ati ngewe ntabwo n'ukuri ko Imana ibi bintu nabihandling. Ni ibintu birenze. Umufana ni umuntu nkunda, cyangwa umuntu unkunda wese ukunda ibintu nkora, ni umuntu nkunda cyane nanjye. Rero iyo mubonye impression ya mbere ngira ndamwishimira, ntabwo ndeka kumusubiza yamagaritse ngo tuvugane, ndabavugisha. Challenge abakobwa cyangwa njyewe mpura nazo muri sinema, actually ntabwo ngenda nahura nazo, ariko bibaho, cyangwa ibintu abantu bavuga ko umuntu ukina filime w'umukobwa biba bigiye kuba intandaro yo kuba ikirara cyangwa gukora ibintu bitari sawa mu buzima busanzwe, kuko wahindutse utari umuntu wihaye agaciro cyangwa challenge abakobwa bahura nazo muri sinema ni uko abantu babafata uko batari, bumva ko gukina filime uri umukobwa bihura no kwiyandarika cyangwa gukora ibindi bintu bitari byiza. Ntabwo twebwe ariko gukora filime cyangwa gukina filime ni akazi nk'utundi tuzi twose wakora. Gufata umuntu gutyo nabyo simbifata nk'aho ari kuba professional cyangwa kureba ibintu usobanukiwe. Umuntu ukina filime ntabwo aba yiyandarika, ni ugukora ibyo dukora. Niyo yaba ari gukina yiyandaritse, ni message ari gutanga cyangwa ni isomo wowe uri gukuramo, ntabwo ari kubikora kuko ari umuco afite.
ni imyumvire mibi rero. Ikintu navuga ni uko abantu batajya babifata gutyo, babibonemo akazi cyangwa amasomo abantu batanga, inyigisho. Ikintu nabwira umukobwa uri muri sinema cyangwa inama namuha ni uko yabigira akazi, yabigira umwuga, ntabigire ahantu agiye kwiyamamariza cyangwa kubonera fame. Ntabwo ari ibyo byonyine, urakora wunguka byinshi, uba ufite ubushobozi abandi bantu batabasha kubona. Kujya imbere ya kamera ukakitinga ntabwo ari abantu bose babishobora. Niba ubishoboye rero bikoreshe nk'ikintu uzi ko kigufitiye akamaro, apana ikintu uzakuramo fame no kuba wahavinga fani gusa, ntihagire ikindi wiyungura. Babifate babe aba professional. Ejo bundi nateze moto, umumotari nateze nsanga ni umufana wanjye, arambwira ati ntabwo ndi bukwishyuza kubera ukuntu ngiye ngufana, mbabarira wigendere. Noneho mu gitondo ngiye gutega indi moto baranyishyuza. Numva ndababaye, ntabwo nasuka ikinongeye ngo mpure n'umufana, aranyishyuza. Aho nari ngiye sinaba ariho njya, mpindurira gahunda mu nzira njya hafi. Yari yambwiye igiciro cyaho mbere, ari nko kugereranya nyine, ariko mbwira ibiciro, aragereranya mbwira nk'igiciro cyaho hantu ari amafaranga makeya. Arangije arambwira ati gusa urumva kugera noneho ahandi hangana gutya amafaranga agomba kuba menshi. Ndangije biba ngombwa ko mviraho hahandi yambwiye igiciro gitoya. Tuhageze nawe arabyibuka ambwira menshi, ndamubwira ati bro wambwiye yayandi niyo ndi buguhe, n'ubu utayemera ntabwo nkwishyura. Abandi ahubwo noneho baraza banzi basanga ndi guciririkanya. Ndababwira ati amafaranga ni amafaranga, burya ntabwo utanga amafaranga y'ubuntu ngo nuko uri umusitari. Ndababwira turangarurira da. Naravuze ati cyakora ubu ngubu ndarutanze, umuntu nzi nyine wambonye naravuze ati wa mwana kumbe yaba. Ariko ntabwo biba birenze. Kuba waciririkanya si ibintu birenze mu by'ukuri. Niwe wari wanyibwiriye igiciro aca. Kugeza ubu nta muntu urambwira gutyo, nta muntu urambwira ngo ibintu ukora ubikora nabi, nta nubwo ubizi, nta muntu urambwira gutyo. Ariko isaha n'isaha byaba ntabwo abantu bose babona ibintu kimwe, isaha n'isaha umuntu yabimbwira. Rero ikintu nabwira umuntu uca intege ufite icyo akora ni uko ntabwo ari sawa. Umuntu wese ibintu bishobora kumuhira mu buryo utatekerezaga cyangwa wowe utabibonamo. Ntabwo abantu tubona ibintu kimwe, ariko opportunity umuntu yabona sizo we wabona. Uko wakoramo ikintu cyangwa uko ubitekereza ntabwo ariko n'abandi baba babitekereza. Rero iterambere ryanjye nta nubwo ari ryo ryawe, buri wese aba afite inzira ye azabicishamo. Reka kubuza umuntu amahirwe, umuca intege umubwira ko ibintu akora bitari sawa, mureke akore ibintu, agerageza amahirwe ye, nibikunda bizakunda. Mu buryo abantu babonamo filime yacu ni akamuvi kanarenze. Ishusho rwose muba mubyibonera ko ni ibintu birenze. Umuntu arabireba akavuga ati filime na Netflix yayigura mu by'ukuri, kubera ukuntu nyine isa neza. Ni click image niyo ibigiramo uruhare kugira ngo tube dusa kuriya. Bifite abakamezi bakamejeje, wa mugani wabo njya numva babivuga. Hanyuma kwambara neza byo ni ihame, ni ibintu twiyemeje, ni Pedro made utuma tuba dusa kuriya igihe cyose, yaba mu buzima busanzwe no mu buzima bwo muri filime. Niwe twafashe nk'umu designer wacu cyangwa umuntu twambika, kubera ko musima mubibona tuba twaka tumurika. Kugeza ubu ngubu ikintu nshima cyane naho ngeze, urwego maze kugeraho ntabwo ari rubi, sinarutoya kuko ntabwo maze igihe kinini muri sinema. Ndashimira umuntu wambonyemo ko nshobora kwakitinga, kujya imbere ya kamera nkashobora gukora ibintu runaka, kuko ntabwo biba byoroshye. Uwampaye courage akambwira ngo komeza cyangwa genda ugerageze urebe ko byashoboka, no kugerayo uwambwiye ngo biri kugenda neza, nukomereza aha bizaba binini. Abo twakoranye, abamfashije bose kuba nakiyumvamo ibyo bintu cyangwa nakumva ko ahantu ndi mpabarizwa cyangwa ngomba kuba mpari, abo bose ni abantu nshimira.
abatwitaho, abatwambika, abadukorera ibintu byose muri rusange bihuriramo filime nkinamo cyangwa nkoramo, ndabishimira cyane, n'abantu ndabashimira, n'Imana byose ndabashimira, byose ndabishimira. Byose n'Imana ndabishimiye. Mu by'ukuri mwagize uruhare runini mu buzima bwanjye, ahantu ngeze nimwe mbikesha. Antuka mina furahi sana. Mbega ibintu bitaba byoroshye, shaka ubu umusitari ntabwo ari ikintu, ariko much respect kuri abo bantu actually bambaye hafi bose, abamfashije, abo twakoranye ibintu birenze kuri njyewe. I appreciate that. Umutima wanjye uba muri imbere cyane.